abayobozi banyu, impuguke n'inararibonye, ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye. Ikiganiro ubyumva ute kuri Keti Radio. Ndabasuje ndabifuriza kugira umugoroba mwiza mwebwe muteze amatwi. Keti Radio ni ikiganiro ubyumva ute. Nitwa Ines nyina w'umuntu, nkuko rero mwagiye mubibona hirya no hino ku mbuga zacu nkoranyambaga. Uyu munsi tugiye kuganira muri rusange ku buzima. Uyu munsi bagize ibyago byo guhura n'ibiza, uko babayeho. Turibanda cyane ku mibereho muri rusange, ariko turagaruka ku baturage bavugaga bati dufite impungenge z'uko dushobora kubura ibyangombwa byacu by'imitungo itimukanwa, cyane cyane ubutaka. Aho umuturage avuga ati jewe nari ntunze ubutaka, ariko uyu munsi umbajije icyangombwa kigaragaza ko ubwo butaka nari mbutunze ntabwo nakikwereka. Uyu munsi rero turi kumwe n'abayobozi bari buze kudufasha kureba uko abo baturage izo mpungenge zigomba gushira, uko bazongera kubona ibyangombwa byabo by'ubutaka. Turaza kureba kandi n'ubuzima muri rusange, kuwe mu nkambi, kubasubiye mu buzima busanzwe, uko bazafashwa, uko bazakomeza gufashwa, ariko nabo gahunda bafite yo gusubira mu buzima busanzwe bakongera bakagira imirimo ibinjiriza inyungu. Nubwo hari abavuga bati twebwe icyo twakoraga nari narakoze uko nshoboye, nubaka amazu hirya no hino hatandukanye kugira ngo ayo mazu nge nyakodesha avemo amafaranga. Abenshi baravuga bati sinzi niba mu mazu tuzahabwa, mu mazu tugomba kubakirwa harimo n'amazu tuzakodesha kugira ngo twongere tugiraho dukura amafaranga. Ese niba bitazagenda bityo, iyo gahunda yo kongera gufasha abaturage kwiyubaka ihagaze ite? Akaba ari nayo mpamvu muri iki kiganiro twatumiye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc, ni Bwana Samuel Dusengiyumva. Mwiriweho neza Sam? Mwiriwe neza Ines. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Yego, araza kudufasha kureba muri rusange ubuzima bw'abo baturage. Hari bamwe bagize ibyago bahari, ariko kandi hari n'igihe wasangaga umuntu atuye mu kandi karere ariko afite imitungo mu turere twagizweho ibibazo n'ibiza, nawe akavuga ati nanjye nkeneye kongera gufashwa kugira ngo ntangire ubuzima bwanjye. Kubirebana n'ibyangombwa by'ubutaka, twatumiye umuyobozi mukuru akaba n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, ni Madame Esperance Mukamana. Mwiriho neza Madame Esperance? Mwiriho neza Ines. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Yego, namwe rero muduteze amatwi muri iki kiganiro, muratanga ibitekerezo byanyu ku buryo butandukanye. Nkuko bisanzwe murabona aho twashyize insanganyamatsiko ku mbuga zacu nkoranyambaga, kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter, twitwa Keti Radio ndetse na Kigali Today. Hanyuma murandika n'ubutumwa bugufi busanzwe kuri WhatsApp kuri 0788330100, ndetse iyo nimero turaza kugira n'akanya tubahe mutange ibitekerezo. Ariko ibyiza byihuta mwakwandika ubutumwa bugufi, noneho tukagenda tumunyuramo uko ikiganiro kigenda kigira imbere. Mu gutangira iki kiganiro twagira ngo tubaze PS Dusengiyumva, uyu munsi aba baturage bo mu turere twagizweho ibibazo n'ibiza, abaturage bamwe bakitaba Imana, bagize amahirwe bakarokoka, hari uburyo bafashijwe. Uyu munsi bihagaze bite? Uyu munsi ubuzima bwabo babayeho bate? Murakoze cyane Ines. Twagira ngo dushimire Keti Radio iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Ikibazo cyabaye mu gihugu cyacu, kubiza byabaye ku itariki ya 2 ishyira itariki 3 Gicurasi 2023. Ibiza byibasiye intara y'Amajyaruguru, intara y'Uburengerazuba, cyane cyane ari uturere nka Musanze na Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Hanyuma hakaba n'uturere 5 twibasiwe cyane mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Rubavu, akarere ka Nyabihu, akarere ka Rutsiro, akarere ka Karongi, akarere ka Ngororero. Utwo turere tukaba twarahuye n'ibibazo uko mubizi. Abantu 135 bahitanywe n'ibyo biza. Dufite abantu hafi barenga 1,100 bakomeretse. Hanyuma hari n'imiryango myinshi. Ku itariki ya 14 Gicurasi nibwo twari dufite imiryango myinshi. Dufite abantu 20,020 bari mu masite 93 hirya no hino muri utwo turere twasegeshwe cyane. Icyo twavuga rero nuko nyine nyuma y'ibyo biza hakozwe akazi katari gake. Inzego z'umutekano zagerageje gutabara
kurera abaturage benshi bafite ubuhamya bagiye bavanwa mu myuzure na marine inzego za RDF igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igipolisi bafatanya nabo kubiregera ngo bafashe abaturage kuva ahantu hari mu by'ukuri byari bigoye cyane aho ngaho ni ahanini ni muri Rubavu hariya ku nkengero z'umugezi wa Sebeya ndetse no muri Nyabihu ahitwa umurenge wa Shyira na Rugera ahari umugezi wa Giciye wakoze ibintu bikomeye cyane ariko abaturage baratabawe cyamaze gutabarwa ubwo nyine habayeho gufasha imiryango ari yabuza ababo kugira ngo babashe kubashyingura ibyo nabyo bikaba byarakozwe ariko n'abari bakomeretse bajyanwa kwa muganga uyu munsi tuvugana dusigaje abantu babiri gusa bakomeretse bari mu bitaro abandi bose barakize basubiye mu ngo zabo ikindi twavuga nuko abo bantu 20 bari bagiye mu masite hirya no hino muri utwo turere ayo masite yose yarafunze abaturage bagiye bagishakirwa uburyo bwo kubona amacumbi ndetse ngira ngo tuza kubiganiraho mu byiciro byabo harimo abaturage inzu yabaga yarasanzwe bamo yagasenyutse ariko afite nk'indi nzu ahandi hantu hari abaturage bari bafite inzu zakodeshwaga n'abandi akaba yari afite inzu yabagamo igasenyuka ariko afite yakodeshaga urabyumva nawe nyine ni inzu yawe ugize ikibazo mu buzima busanzwe indi wari ufite urayiyambaza urayikoresha cyo ugasaba umupangayi ko ashaka indi hano abaturage bakodeshaga barabapangayi hirya no hino mu turere ariko n'abaturage bari bafite inzu babagamo arizo zonyine bafite abo bose rero kugira ngo babashe gusura mu buzima busanzwe bakomeze batangira urugendo rwo kwiyubaka abari bafite ubushobozi babashe kujya mu mazu yabo abadafite ubushobozi nabo leta yabafashije kubona ubukode ubwo rero mu gihe turi kuva muri icyo gihe nyine cya emergency cyangwa se cya kibiza kibyihutirwa ubu turimo tureba uburyo noneho mu buryo burambye abaturage bitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo n'ubushobozi bafite bafashwa cyangwa se twakorana nabo kugira ngo barebe ukuntu bakongera kubaho ubuzima bwongera bugaruke ikintu tutabura kuvuga ariko nuko hamwe nuko ubwo butabazi bwihuta hari ibyiciro byihariye byagiye byitabwaho muri buri site habaga hari ahantu ho kuvurira hari ivuriro ibyo bita mobile clinic ku buryo byafashaga abaturage bafite ibibazo ariko cyane cyane kwita ku bana hari ibyiciro burya biba byihariye no kuvuga abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 5 mu masite yashyizweho za ECD kugira ngo abo bana babashe gufashwa mu bijyanye n'imirire ariko barusheho no gukomeza kwiyungura bijyanye n'ubwenge ariko n'abana bigaga bari amazu y'ababyeyi babo yasenyutse ariko bigaga bo nabo bafashijwe kwiga ndetse no mu ruzinduko nyakwa President rwagiriye hariya mu karere ka Rubavu yari yabemereye ko abahuye n'icyo kibazo amafaranga y'ishuri bari bamugaragaje ko afite ikibazo ayo nayo yarishyuwe ku buryo mu by'ukuri tuvuga ko nubwo habaye ibiza ariko abanyeshuri bakomeje kwiga nk'uko bisanzwe ndetse abari bafite ibibazo bahuye nabyo bibasha gukemuka ikindi n'ababyeyi bari bafite ibibazo nk'ababyeyi bari batwite nabonsaga nabo barafashijwe twajya tubabwire ko ari ababyeyi basaga 20 babyaye bari ku masite nabo babyaye neza kandi abana bameze neza mu by'ukuri twavuga ko nubwo haje bire bibazo ariko ku bufatanye n'inzego ndetse n'abafatanyabikorwa ba government twajyaje gukora ku buryo ibintu abaturage babasha kuva muri ibyo byago bakabasha kongera kubaho Yego. Niyo shusho dufite kuri uyu munsi murakoze. Yego murakoze cyane PS ngira ngo ku matariki ya kabiri mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kwa gatatu kwezi kwa gatanu ntabwo twari gukora ikiganiro nk'iki tuvuga tuti tugeze noneho mu kureba ibyangombwa by'ubutaka icyo gihe umuturage nta nubwo yatekerezaga ku butaka bwe twarebaga ku buzima ariko ntabwo bibuza ko nyuma yo kongera kwisana nyuma yo kubona ko ubuzima bukomeje umuturage arongera agatekereza noneho akabona gutekereza n'imitungo ye yangiritse akavuga ati se ibintu bizagenda bite abaturage cyane abari ku masite Rubavu baravugaga bati amazi yatwaye ibintu byose ntabwo wari kujya gukiza ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe ngo wibuke kujya gushaka irangamuntu wibuke kujya gushaka icyangombwa cy'ubutaka bakavuga bati rero dufite impungenge z'uko kongera kubona ibyangombwa byacu by'ubutaka mu gihe nta cyemezo na kimwe cyangwa se nta cyangombwa kindi dufite kigaragaza ko ubwo butaka bwari ubwacu gihari bishobora kuzagorana. Madame Esperance uyu munsi abo baturage bavuga bati ibyangombwa byanjye byose byabuze mu gihe kibiza bazongera babone bate ibyangombwa ku butaka bari basanzwe bafite? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza nagira ngo abaturage rero mbamare impungenge nubwo babuze ibyangombwa byabo by'ubutaka
bakaba bafite impungenge birumvikana ariko nagira ngo mbamare izo mpungenge kubera ko twebwe dukoresha ikoranabuhanga amakuru yose tuba tuyafite muri registre y'ubutaka muri systeme yacu yitwa RAIS Land Administration Information System aho nubwo umuturage tuba twamuhaye icyangombwa ariko amakuru y'ibyangombwa by'ubutaka byose dufite mu gihugu aba ari muri systeme ku buryo rero dufite ID y'umuturage duhita tubona imitungo yose imwanditseho kandi ahantu habaye biriya bibazo by'ibiza hose harazwi ku buryo rero twazanagerageza gukorana na Minaloc n'inzego z'ibanze ku baturage bagize ibyo bibazo batuye ahantu hamwe kugira ngo tuzarebe uburyo twabihutishiriza tube twabasohorera ibindi byangombwa mu buryo bwihuse tukaba twahakorera bamaze gusubira mu ngo zabo nk'uko PS yaramaze kubivuga ko aba bose inkambi zafunzwe barimo kugenda bataha twazakora gahunda yo kubegera bitagombye ko aribo baza kutwegera tukamenya amakuru yose hanyuma tukaba twatanga ibindi byangombwa kuko muri systeme babirimo ariko ikindi najya ngo mbibutse nuko nubundi ntago tugitanga ibyangombwa by'ibipapuro kubera ko muri e-title dukoresha ibyangombwa koranabuhanga ayo makuru yo tuyafite ikizakorwa no kuzidentifia abaturage bahuye n'ibyo bibazo no kubona amarangamuntu yabo noneho tukaba twabaha biriya byangombwa koranabuhanga abafite amatelefone ngendanwa hari amalinki duhita tubaha bakabona icyangombwa cyabo ku matelefone abadafite telefone kandi nabo abakozi bashinzwe ubutaka mu mirenge barabafasha ku buryo ibyo byangombwa babibona mu buryo bworoshye numva rero ubwo bari gusubira mu ngo zabo icyo tugiye gukora no gukorana na Minaloc kugira ngo turebe uburyo bari abaturage aho bazaba bari mu midugudu yabo twakorana twareba uburyo bakwegerezwa iriya service nubwo tuzaba tubiha mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko tukamenya n'abari bo n'umubare wabo n'uburyo twabikorana n'inzego begeranye nazo zibanze kugira ngo babone ibyangombwa by'imitungo yabo. Yego urakoze cyane ese ibyo ngibyo muravuze muti ni mu gihe cya vuba bizakorwa twabonye abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu bagenda banyura ku masite mu nkambi zitandukanye bafasha abaturage kongera kubona ikarita rangamuntu indangamuntu zabo bizafata igihe kingana iki kuko hari abavuga bati jewe yaba nari mfite icyangombwa cy'ubutaka bwanjye uyu munsi nshobora kuba natanga ingwate muri banki nkabona amafaranga yo kongera gutangira ubuzima bwanjye undakavuga ati wenda nanagurisha ibyo ngibyo bizasaba igihe kingana gute kugira ngo babe bongeye kubona ibyangombwa byabo ubundi nta gihe ubundi byakagombye gutwara kuko kuva bavuye mu nkambi ubu ngubu bafite aho bagenda babarizwa kandi hafi y'imitungo yabo icyo twahita dukora ubu ngubu cyihuse nuko twabona amakuru ahagije kugira ngo tube twabaha iyo serivisi nkumva rero twihaye gahunda rwose n'ibintu bitadutwara igihe kinini numva guhera mu cyumweru gitaha twareba uburyo twatangira kusanya amakuru hanyuma nko mu byumweru nka 2 wenda nibyo twakwiha ku buryo babonye ibyangombwa byabo. Yego muraza kutubwira icyo umuturage agomba kuba afite nibura byibanze kugira ngo mubashe kubona byihutirwa ubutaka bwari busanzwe bumwanditseho uyu munsi noneho PS mu bakuye mu nkambi bagiye bafashwa gusubira mu buzima busanzwe hari abagiye basubira mu mazu yabo nubwo yari yarasenyutse ukabona inzu ntabwo yasenyutse ngo igugere hasi ese barafashwa gusana ese barazisana uyu munsi bazazituramo kugera ryari kuko umwaka utaha mu gihe nk'iki ngiki ashobora kuzongera wenda hakagwa iyi mvura ntabwo tubyifuje nta nubwo twabishyira twabyifuriza abantu ariko abasanirwa bagiye basubira mu mazu yabo aho bari basanzwe batuye bazahaguma kugera ryari. Murakoze icyo twavuga nuko iyi gahunda yo kugira ngo abaturage basubire mu buzima busanzwe cyane cyane bahuye na biriya biza bakaba bari ku masite yarateguwe icyambere uko nabivuze na abaturage bakangurirwaga ko niba inzu yawe yarasenyutse ko ari kuri site bafashwa kubona icumbi ryo gukodesha kugira ngo mwarabibonye mwasuye hirya no hino haba muri Rubavu n'ahandi mu tundi turere hose byarakozwe nkuko mwari mubivuze hari abaturage
batigeze bashaka kuza kuri site, ariko ikiriho nuko ubu ngubu ubwo tuvugana ubu abo bari mu mazu akodesheje ariko nayo mazu yangiritse ariko ari ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga, ayo ngari gusanwa. Dufite hirya no hino mu gihugu amazu ari gusanwa agera hafi kuri 800 mu turere dutandatu. Ubu ngubu twahuye n'ibiza cyane cyane, dufite imibare yabo, ndetse hari abaturage nyine bagiye bisanira bafite ubushobozi, ariko n'abatabufite imirenge iri kubafasha kubaka ayo mazu kugira ngo ashobora gusanwa. Kora amazu nyine usanga yarasenyutse burundu, ayo ngayo bigomba kubakwa ariko amazu ashobora gusanwa, ariko none ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga, ayo ngayo arimo arasanwa. Iyo urebye ubona akarere ka Rubavu ariko gafite amazu menshi, gafite amazu arenga 120, ahandi nko muri Ngoro tufite amazu 39. Ayo ngayo ni amazu mu by'ukuri ubona ari ahantu hadashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, umuntu ashobora kuba yasubira agatura. Usanga ari inzu yavuyeho nk'igisenge kubera umuyaga mwinshi n'imvura, usanga ari nk'inzu yaguye nk'igikuta kimwe. Hari n'andi mazu nanone wabonaga kubera uburyo yubatse atari amazu afite ubudahangarwa ku buryo n'imvura yaza adafite imiferege, adafite fondation. Nibyo bikorwa turi gukora mu by'ukuri, ku buryo tubona ko ayo mazu twifuza ko mu mpera z'uku kwezi yabarangiye abaturage bayajyamo ari amazu ameze neza. Wenda ntabaciye mu ijambo PS, muravuga muti amazu ari aho hadashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, ariko twarabibonye nyine ku buzima bwabo bwagiye mu kaga mu kwezi kwa gatanu ubwo ibi biza byazaga. Iyo ubwiye umuturage uti iyi nzu dore yaraguye ariko igura uruhande rumwe ariko iri ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga, yakwizera te ko imvura wenda y'umwaka utaha yo mu gihe nk'iki ngiki itazongera ikamusenyera kongera akagira ibibazo? Ku bijyanye n'ibiza uko tubibona hano mu gihugu cyacu, ubundi biza biterwa ahanini n'ibintu bibiri. Kimwe n'umwuzure. Ubwo umwuzure nawo uterwa nuko umuntu aba atuye ahantu hafi hano hari umugezi cyangwa se ikiyaga. Ibiyaga byo ntabwo turabona, ariko mu myaka ishize kuva nko muri 2 twagiye tubona imyuzure iteza ibiza bigahitana abantu. Icya kabiri ni inkangu. Ibyo ni ibintu bibiri tugenda tubona. Ibyo nabyo mu buryo bwa technical, uburyo abahanga muri ibyo babigaragaza, bijyanye n'inkangu biterwa n'ubuhaname. Ubuhaname none bugaterwa n'uburyo inzu yubatse ndetse n'ubuhaname inzu iriho. Aho ngaho nibwo tuvuga icyo bita manegeka, ukuntu bagenda bayapima bakurikije ibipimo byabugenewe. Kujyanye n'imyuzure nanone ni uburyo urugo umuntu abatuyemo, inzu aba yubatse iba iri hafi y'umugezi. Nayo mpamvu ubushakashatsi bwagaragaje ko hariya kuri mugezi wa Sebeya n'abaturiye umugezi wa Giciye umugezi wa Giciye na hariya muri Nyabihu ari abantu batakwiye kongera kuhatura. Ariko nanone ibijyanye na kaga umuntu ubuzima bujya mu kaga kubera inzu, hari imiterere y'inzu n'uburyo iba yubatse. Nkuko tubizi hirya no hino mu gihugu abantu benshi ubona henshi bubakisha rukarakara. Hari uburyo rero ubona ngira muri mwarageze nka Rubavu mwarabibonye hariya kuri hafi ya Sebeya, hari amazu menshi umuntu afata rukarakara akagerekeranya ajya gasakara akayijyamo. Bene iyo nzu iyo amazi aje akajya muri rukarakara itihinduka nyine icyondo ikagwa. Ariko bimaze kugaragara ko inzu yubakije rukarakara iyo uyikurungiye ukayitera igipande neza, ukayiha inzira z'amazi, ukaba ifite fondation, na hariya mwageze hariya kuri Sebeya hari amazi ataraguye. Mu by'ukuri nubwo amazi yaje akajyamo, ariko kubera imyubakira yayo ayo mazi akaba ataraguye. Icyo tuvuga rero ni ukuvuga ngo niba inzu yubatse ahantu hatari hafi y'umugezi ngo twabivugaga, akaba atari ahantu hari ubuhaname bukabije ku buryo umugunguzi n'inkangu byayigwira, icyo twongeraho ni imyubakire yayo ku buryo iyo nzu niba ari n'amazi y'iyo nzu ubwayo, ko hari n'igihe amazi y'inzu ubwayo ava ku mabati ashobora kwituma ininda cyane ikagira igihe isenyuka. Icyo gihe rero iyo uyongereye ubudahangarwa, nibyo turi kuvuga, ni uburyo bwo gusana, gufatanya n'abaturage gusana amazu yabo, tukongera ubudahangarwa ku buryo imvura yaguye ari yose atatuma iyo nzu isenyuka bidatewe n'izindi mpamvu zirimo nk'imigezi twavugaga n'inkangu. Nibyo turi kuvuga. Ariko none hari amazu ari ahantu nk'aho twavuga kuri Sebeya n'ahandi nk'ariya muri Nyabihu hafi ya Giciye, mu by'ukuri inzu wahashyira hose amazi naramukaje akagera kuri metero nk'izo wagezeho, batuye ko ageze kuri metero 8, iyo nzu byanga bikunda umuntu uzaba urimo azaba ari mu kaga, ubuzima bwe bwahatikirira. Yego abo ngabo nabariho bafashwa gusana amazu yabo akongererwa ubudahangarwa. Hanyuma aya amazu yabo yasenyutse burundu uyu munsi bimeze bite? Mu by'ukuri
mu gihe abantu bari kuri site ndetse n'abiriya biza bimaze guhagarara, twakoze isesengura tureba amazu yasenyutse, tureba noneho n'ibyiciro abantu bari barimo bitewe n'ubushobozi bafite. Twaje kubona amazu agera ku 3,000, imiryango 3,000 mu by'ukuri idafite ubushobozi, ariko ikeneye kubakirwa, ikeneye kubakirwa mu turere hirya no hino. Abo ngabo rero ikintu cyakozwe nuko ubu ngubu leta irimo irashakisha ibibanza by'ahantu bagomba kuko n'ubundi amazu yabo bari ahantu hari bashyira ubuzima bwabo mu kaga, ku buryo igikorwa cyo kubakira kizatangira nyuma y'uko gahunda yo gusana amazu yari asanzwe ahagaze irangiye. Turizera ko bitarenze intangiriro z'ukwezi kwa 7 igikorwa cyubaka kizatangira, hanyuma iyo miryango 3,000 ikabona nayo amacumbi arambye. Ikindi yego icyo turi kuvuga twagiye tubona nanone dushimira abaturage hirya no hino nuko hari uburyo bagiye bafatanya, bamwe bagafasha bagenzi babo. Tuvuge niba jewe inzu yanjye yasenyutse ari mu manegeka, wowe ukaba ufite ubutaka buri ahantu hatari mu manegeka hanagenda imidugudu, hagiye habamo n'ubufatanye, ukabona abaturage bafite uburyo bashaka gufasha bagenzi babo ko babona ikibanza, kuko nabyo muri turiya turere twagiye twibasirwa cyane, usanga ubutaka bwaho hari ukuntu igiciro cyabwo kiri hejuru. Nabyo tukaba tubishimira abaturage, ariko tunashima ko hari n'abagaragaje bavuga bati twebwe jewe mumpaye ahantu nakubaka hatari amanegeka, mukampa wenda nk'amabuye gusa n'umucanga, ibindi nzirwanaho nzabibona, ni mpama bati mendevre nzayishakira. Ibyo nabyo tukaba dukomeza gukangurira abaturage ko waba afite uburyo, yaba afite ubushobozi, twafatanya bikakorwa mu bufatanye. Birumvikana ko n'abandi nyine bavuga ngo byose babinkorere, ariko twagiye tubona bavuga bati twebwe turabona ko mugiye kudufasha kubaka, ariko tuzakora ibi. Ibyo nabyo turabishimira kandi dukangurira n'abandi ko waba ufite icyo ashoboye twakomeza gufatanya kugira ngo kino gikorwa cyihuta. Ubwo no kuvuga ngo izo nzu bazubakirwa cyangwa se aho bazabona ibibanza bashoboye kwiyubakira bakiyubakira, zizaba ari izabo ku buryo bazaba bafite n'ibyangombwa ko ari imitungo yabo. Hari amategeko agenga amazu. Inzu y'umuntu utishoboye igira regime yayo, niyo umuntu wishoboye nayo igira regime yayo, ariko ikiriho nuko ikihutirwa no ko abantu bafashwa kubona amacumbi. Ariko hari uburyo abantu bafashijwe batishoboye bagafashwa kubona amacumbi, hari igihe bagomba kuba muri ayo macumbi kugira ngo bafashe kwiteza imbere, ko ntitwanabirengaho. Twagiye tubona n'abaturage bamufasha kubona icumbi muri Gatsibo, agahita agenda akayigurisha akajyanye Gakenke, bakamufasha kubona indi cumbi, nawe akajya no mu majyepfo, akajya nko muri Ruhango. Ubwo kugira ngo ibyo bidakomeza kuba ku baturage batishoboye, no kubafasha kubona icumbi, tukafatanya nawe urugendo rwo kwiyubaka. Yamara kwiyubaka kwambwira uti noneho iyi nzu yabi yawe. Hari amategeko abigenga, wenda umuntu yazasobanura ikindi gihe, ariko uvuga ati jewe iki kibanza ni icyanjye, mumfashe mu isakaro n'iki, iyo nzu niye nyine. Ariko uwo tufatanyije kubaka inzu kubera ko atishoboye, hari nanone uburyo tugomba gufatanya nawe akagira urugendo rwo kwiyubaka, yamara kwiyubaka nyuma y'igihe runaka akabona iyo nzu ikabiye. Yego, murakoze cyane. Madame Esperance, muri aba baturage basaba ibyangombwa, hari abasaba ibyangombwa ku mitungo yabo itimukanwa ubutaka, ariko ubwo butaka bukaba ari ubutaka bwari buriho inzu ye, ariko uyu munsi iyo nzu ikaba itakiriho, cyangwa se nihari hakaba hariho bagiye bandikaho ko izo nzu zitagomba kuhaba, zigomba kuhavanwa. Ese mu kubaha ibyangombwa nka hariya bashyizeho bati towa iyi nzu ntabwo ugomba kuhaguma kuko iri ahantu hashyira ubuzima bwawe mu kaga, muzabaha ibyangombwa mute? No kuvuga ngo ubwo butaka muzabuhindura ntibube bukiri ubutaka bwo guturaho, ibyangombwa bazahabwa bizagendera kuki? Ubutaka buguma ari ubutaka, kuko iyo tuvuze ubutaka bundi ni umurima, ikibanza cyangwa se isambu biherereye ahantu runaka hazwi kandi hafite imbago. Hakaba kuri ubwo butaka hari ibiri hejuru y'ubutaka, biri mu kirere, hakaba biri munsi y'ubutaka, ndetse n'ibinyabuzima bitandukanye biba biri hejuru y'ubwo butaka. Rero iyo habaye ibiza nka biriya, ikintu twita nk'igitaka kikagenda, ariko ntabwo tuvuga ngo ahantu hose haragiye. Kandi niba na ya nzu yari kuri bwa butaka igiye, ntabwo tuvuga ngo umutungo w'umuturage nubwo inzu yagiye, ariko ubwa butaka bwe burahari, kuko ibyangombwa dutanga n'iby'ubutaka ntago ari biri hejuru y'ubutaka.
ku buryo rero nubwo aho hantu haba hatari ahantu hakigenewe guturwa hashobora kuba hagenerwa indi mikoreshereze y'ubutaka ko nubwo hataturwa ariko hari akandi kamaro hagira n'ubundi hafitiye uburenganzira harahe nubwo yagize ibyago iriya mitungo ye inzu n'ibindi byari biri kuri ubwo butaka bwe bikagenda kubera biriya biza ariko bwa burenganzira bwe nka nyiri ubutaka arabufite ku buryo rero na zambago zirahari nubwo igitaka cyagiye nubwo imitungo iriho yagiye ariko afite uburenganzira bwo kuza kubona icyangombwa cye cya buriya butaka nubwo imikoreshereze yabwo izahinduka uko ashobora kuba yarahatuye ariko kubera ko ubu ngubu ari ahatashobora guturwa kubera imiterere mibi yaho ariko akaba hari ibindi bintu bizahakorerwa nko guhinga cyangwa se kuhatera ishyamba cyangwa se n'indi mikoreshereze itandukanye indi mikoreshereze y'ubutaka itandukanye rero nagira ngo abaturage tubamare impungenge yuko nubwo bagize ibyago imitungo yari iri ku butaka bwa bikagenda ariko buriya butaka bari basanzwe bafite uburenganzira bwanditse babufitiye ibyangombwa n'ubundi ibyo byangombwa bagomba kubibona kugira ngo byumvikane neza reka dusubize ikibazo cya Alphonse n'ubundi ari mu karere ka Rubavu yavuze ati Ines umfashe kumenya ubutaka bwanjye kuko nari narubatseho inzu ariko uyu munsi sinshobora kuyihasubiza ese ku cyangombwa cyanjye cy'ubutaka bazashyiraho ko ari ubutaka bwo guturaho cyangwa ari ubutaka bwo guhingaho ni ukuvuga ngo bizahita bihinduka icyo twabwira abaturage nuko nubundi ahantu henshi mu cyaro hari n'ahantu wasangaga abantu batuye mu masambu bitavuga yuko hari ahantu n'ubundi hashinzwe ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka hashinzwe imiturire ugasanga n'ubundi afite isambu nini ariko kuri iyo sambu hariho n'akazu abamo bitavuze ngo hari ahantu nubwo hatuye kuri master plan ni imiturire ibyo rero ni ibintu bibiri bigomba gutandukanywa kuba yabona uburenganzira ku butaka bwe icyo ngicyo turagira ngo tubabwire ko ni uburenganzira bwa 100% nta n'uwabubaka kandi ibyo byangombwa bazabibona ariko ku cyerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka uretse nabo bagize izo ngorane n'abandi banyarwanda bose ubu ngubu turi gukora za master plan dufite master plan y'igihugu tukagira na za master plan z'uturere turimo kugenda dukora ko mu mwaka utaha wa 2024 buri karere kagomba kuba gafite igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka icyo gishushanyo mbonera kigenda kigaragaza icyo ubutaka bugenewe gukoreshwa amayupi y'abaturage vuga ngo hari uburyo babona hakoreshejwe ikoranabuhanga bashobora kubona icyo ubutaka bwabo bugenewe gukoreshwa rero uburenganzira kuri ubwo butaka bwo barabufite ariko cyerekeranye n'imikoreshereze nabyo bizajya biterwa naho hantu ko bose ntago bari ahantu hamwe hari ahantu ko kubona hataturwa bitewe n'imiterere yaho kandi iyo turi kwiga uburyo dukora ibishushanyo mbonera tureba ubutaka uko buteye tukareba ubuhaname tukareba ahantu hera hashobora kwera gutanga umusaruro ku buhinzi tukareba ahantu hashobora kuba amashyamba ibyo byose birarebwa iyo dukora ibishushanyo mbonera rero icyo ntabwo cyaba ari ikibazo kiri rusange ahubwo bizajya biterwa n'ahantu ubwo butaka buherereye n'ubundi n'icyo kuri master plan turimo kwateganyiriza atari no kuri aba baturage bahuye n'ibiza gusa ahubwo no ku baturage bose kuko ubu ngubu turimo gukora ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo umwaka utaha 2024 igihugu cyose tuba dufite ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka bizwi biri muri systeme buri wese ashobora kureba akavuga ati ubutaka bwanjye nshobora kubwubakaho ubutaka bwanjye ntago nabwubakaho kubera ko nubwo ubuhinzi kuko ubuhinzi nabwo tugomba ubutaka bw'ubuhinzi tugomba kuburinda kugira ngo tubone igitunga abaturage ibyo byose rero ni ibintu bigomba kugaragazwa n'ibishushanyo mbonera mu buryo buri rusange atari no kubahuye n'ibiza gusa yego murakoze cyane hanyuma PS muri aba bafashijwe abari basanzwe bafite inzu zabo ariko zikaba zarasenywe bakazafashwa kubona izindi hari abari bafite inzu batuyemo ariko bafite n'inzu bakodesha akakubwira ati gewe ari inzu nabagamo ari inzu nakodeshaga zampaga amafaranga zose zagiye aba baturage bo bazafashwa bate kongera kubona navuga ngo igishoro cy'ubuzima urakoze mu gihe kibiza nka gutya ngira ngo kiba cyihutirwa no kurengera ubuzima no gukora ku buryo umuryango ubasha gusubira mu buzima busanzwe abawugize bose bakagira imibereho ikwiye ubijyanye n'abantu rero bafite amazu si no kuvuga inzu gusa hari n'abandi bafite ibikorwa by'ubucuruzi hari abari bafite imashini zikora ibintu byagiye byangirika ibyo ngira ngo byo bifite uburyo bisanzwe bikemuka ubundi abantu bafite ubwishingizi iyo ufite
ubucuruzi kuko iyo ukodesha inzu nabwo n'uburyo bw'ubucuruzi ko umuntu anabisorera ubundi abantu bafite ubwishingizi ntabwo rero navuga ko tugiye kubaka inzu z'abantu zo gukodesha oya leta iri kubakira abantu amacumbi ariko bitewe n'ikintu abantu bakoraga nabo bantu bafite uburyo batishoboye ariko bafite nk'ibintu bakoraga hari nk'ababyeyi twabonye muri Nyabihu bakoraga umwuga w'ubudozi bakakubwira ati imashini yanjye amazi yarayitwaye abo ngabo turi gushaka uburyo tubafasha ku buryo bazibona hari abandi batubwiye bakoraga ibintu byo kuboha bakaboha nk'ibiseke abo nabo no kuri hari gahunda ihari muri Roda hari uburyo bazafashwa hanabashobora kuba bafite bakora nk'ubucuruzi buto buciriritse bakabwira ati rwose agashoro kanje n'ibindi nakoraga byaragiye n'ubwo buryo bwo gufasha abantu ariko ikiriho nuko tukomeza gufatanya kandi ikindi n'abafatanya bikorwa bandi nabo bafatanya na government ku buryo umuntu bitewe n'ikintu yakoraga yabasha gusubira mu buzima busanzwe agasubira mu kazi ikiriho nuko ibi biza byaje bitunguranye ariko noneho n'ingaruka zabyo umuntu agenda zibona uko igihe kigenda kijya imbere ngira ngo twanje kureba uburyo abantu babona bakinga umusaya uburyo babona icyo ifunguro ubutimo tureba uburyo babona icumbi rirambye ibyo nabyo tuzagenda tubigeraho ariko ntabwo muri gahunda tugira harimo yo gutangiza ibikorwa by'ucuruzi nko gukodesha ariko nk'uko ubizi n'ubundi umuntu ajya kubaka inzu yo gukodesha ari uko agiye acuruza akagenda yunguka icyo twifuriza abari abaturage bawe nibiza nuko twafatanya bagatangira ubuzima bagakora buhoro buhoro bakazagera bageraho yego hari abari bafite imitungo itandukanye bagiye bahabwa inguzanyo na banke kavuga ati yewe nishyuraga banke ari uko nishyuje wenda inzu abanyishyuraga hari uburyo aba baturage muzabafasha cyangwa se muri kubafasha mu kuganira n'ibigo by'imari bafitiye inguzanyo kugira ngo bitazababera umuzigo wiyongera ku bibazo n'ubundi bafite uyu munsi kubirebana no kwishyura inguzanyo bari bafite kugeza ubu icyo kibazo ntabwo turakibona ariko mu bantu batanze inkunga zifatika n'amabanki harimo mu gufasha abaturage kandi barabizi n'igice byaberemo barabizi ubwo bafite iki kibazo bakigaragaza kugira ngo abantu bakire ariko kiriho buriya iyo umuntu ajya gutanga gusaba inguzanyo hari ubwishingizi afata murabizi ko inguzanyo ifite amategeko ayigenga abafite n'uburyo agaragaza ko afite ibikorwa agiye gukora afite uburyo agaragaza ko hejuru y'icyo kiye asabiye amafaranga n'ubundi buryo azishyura byose rero banki n'umukiriya baricara bakabireba niyo mpamvu dukangurira abahuye na biriya biza ko bakwegera ibigo byabo bakaganira nabo iyo twabonye nuko umutima bagaragaje batanga inkunga yabo turizera ko n'ibyo bazabyumva yego Madame Esperance aba baturage ni iki bagomba kuba bafite uyu munsi ni ibiki bagomba gushaka kugira ngo icyo gihe muzaba mwakoze gahunda yo kongera kubasubiza ibyangombwa byabo by'ubutaka ku bari babifite bitazadindira cyangwa se ngo byongere bitinde numva kubera ko imitungo yabo yose yagiye kubera ibiza impapuro ibyangombwa by'ubutaka n'ibindi bitandukanye kandi amahirwe nuko numva bose babonye amarangamuntu yabo rero kuba umuturage afite indangamuntu biba bihagije kugira ngo tubone amakuru y'ubutaka atunze ko muri systeme tuba tubifite abari basanzwe bafite ibyangombwa byo ni ikintu cyoroshye cyane kereka abatari babifite rero ikintu tugiye gukora nuko ubwo bamaze kugenda basubira mu mazu hirya no hino aho bagiye gutura twazakora gahunda ikintu kimeze nka land week nkuko tujya tuyikora ku baturage basanzwe tukajya kubaha service tubegereye cyahariwe service z'ubutaka ubwo rero tugira ngo bizeze yuko tugiye gukorana n'inzego z'ibanze kuko land week dufatanya n'uturere kuzitegura kugira ngo twegere abaturage tubahe service rero umwihariko w'abaturage bahuye n'ibi bizazane by'ibiza tuzabivugana n'abayobozi aho byagiye biba hose muri turere byabaye kugira ngo turebe uburyo twapangana gahunda ko biba bisaba yuko dupanga gahunda n'abayobozi babegereye n'abakozi bashinzwe ubutaka mu mirenge y'iwabo no mu turere kugira ngo turebe uburyo twabegera tukabaha service rero ni ibintu twakwihutisha vuba turabanza gukorana nabo ibiganiro n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze hanyuma duhane gahunda turebe uburyo twazajya kwegera bari abaturage kuri icyo kibyangombwa nagira ngo umunyembe nagira ngo ngire icyo nunganiraho deje
uretse ibyangombwa by'ubutaka n'abaturage bagaragaje ko babuze indangamuntu zabo nk'uko mwabivuze NIDA yarabashije kugera muri Rubavu ndetse indangamuntu zageze muri Rubavu batangiye kuzitanga ariko n'ibindi byangombwa abaturage bagiye batugaragariza hari abagafite za attestation za certificat de mariage hari abafite za diplome zagiye zitwarwa n'umwuzure twagira ngo twibutse ko izo services ziba ku Irembo niba wari ufite certificat ujya ku Irembo ugashyiramo nimero yawe wabonye indangamuntu nawe bakaba bayibona so kugira ngo tubivuge hano kugira ngo wenda waba ufite icyo kibazo kibaza amenye ko yajya ku Irembo ariko aramutse atabishoboye araba agent ariko no ku murenge bashobora kumufasha yabari ndi kuvuga ubwo ni nka za attestation de naissance za mariage icyemezo cy'amavuko ibyemezo byo gushyingirwa cy'uko umuntu yapfuye byose babitangwa ku Irembo rero bifite uburyo ntago umuntu yagira ikibazo yaye kwegera services z'Irembo zimwegereye cyangwa se ibiro by'umurenge bakamufasha akabibona yego kuba ibyangombwa byinshi biri online bizagenda bifasha abaturage 07883330 niyo nimero muri buhamagareho iyo nimero kandi iri no kuri WhatsApp murandika ibitekerezo byanyu hari uwanditse kuri Facebook ati kubirebana n'ubuzima rusange n'imibereho y'abaturage ntabwo bizarangirira kubahuye nibiza gusa kuko abari barahinze imboga ibirayi ndetse n'ibindi bihingwa byinshi byatwawe n'amazi mfite ubwoba ko ahubwo tugiye guhura n'ikibazo cy'inzara muri rusange mu gihugu kuko kiriya gice hari igice kinini cy'igihugu kigaburira ese u Rwanda rwaba rwiteguye ko ibyagombaga kwera muri kiriya gice tutazabibona bizagenda bite ibiciro byajya byazamuka uyu ngo yaravuga ati ntabwo gusa ari abahuye n'ibiza ati mu minsi iri imbere dushobora kuzagira ikibazo gikomeye cy'inzara kuko byagombaga gutunga igice kinini byatwawe n'amazi ahangaha PS u Rwanda turiteguye u Rwanda ni igihugu gihora cyiteguye ariko wenda kugira ngo tubishyire mu ishusho iyo tuvuga ibibiza byabaye nko muri Rubavu byabaye mu mirenge ine urebye biriya bikomeye cyane byabaye kuri Sebeya n'imirenge ine so Rubavu rero ifite imirenge irenze iyo ngiyo ku buryo ntabwo wavuga ngo kubera ko hari wenda imboga cyangwa ibirayi byo muri Rugerero Kanama na Nyundo byangiritse bivuze ko Rubavu yose takeza ko n'ubu ngubu ku isoko ngira ngo murabibona tumaze ukwezi kurenga ngira ngo tugiye kugira amezi 2 biza bibaye ntago byabaye ariko icyo twavuga nuko wenda nko ku baturage bashobora kuba bafite bahuye bagizweho ingaruka ku bikorwa by'ubuhinzi hari gahunda nayo kubafasha cyane cyane muri se zigiye kuza kuko guhingaho birakomeza ku buryo bazabona inyongera musaruro bakabona n'imbuto iyo gahunda irahari inzego z'uturere ziri kwegeranya imibare y'ubuso bafite bahingagaho kugira ngo bafashwe ariko bijyanye n'umusaruro ujya ku isoko ngira ngo icyo navuga nuko muri Nyabihu uyivuze imirenge 3 umurenge wa Rugera n'umurenge wa Jomba tukavuga n'umurenge wa Shyira ahandi hose bakomeje guhinga ibi bizo ukuntu byagize impact nini cyane ahantu hatoya birangiza cyane kubera impamvu zagiye zisobanurwa z'imigezi yabiteye ariko bijyanye n'ubuhinzi mu by'ukuri ntago navuga ko impact yabyo izatuma inzara kuko nkuko bari kubivuga iza ikindi nuko nyine inzego zibishinzwe Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'Ubucuruzi bahora bakurikirana ku buryo ibiciro bikomeza kugenda bikurikirana ati Ines wiriho neza ese ubugewe nzafashwa iki ko nari naraguze ubutaka ariko ntarandikisha ngo bungeho inyandiko nasinyanye n'uwo twaguze ubu narayibuze ese ikigo cy'ubutaka hari icyo kizamfasha buri ubu hari icyo muzamufasha Madame Esperance yari yaraguze n'umuntu ariko ngira ngo bajya kwa noteri simbizi yari yaraguze n'umuntu ariko aravuga ati aho twandikiranye muha amafaranga ntabwo nkihafite ubwo butaka subwe nicyo duhora tubwira abaturage kubera hari igihe ingorane zishobora kuza cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye yuko ubutaka butakwanditseho ntago ari ubwawe kuko kugira ngo tumenye ko ubutaka ari ubw'umuntu nuko tuba bwanditse muri systeme barakoze ihererekanya kwa noteri ubishinzwe biriya rero abaturage bagenda bakandikirana hagati yabo bakanishyurana barangiza bakagenda bakabika ibipapuro bindi bandikiranye hagati yabo bategereye noteri kugira ngo bishyirwe muri systeme icyo gihe haba harimo risk
urumva rero kugira ngo tuzemeze ayo makuru ibyo bipapuro bandikiranye tutabibona ni ibintu bigoranye kandi ubwo ikigaragara nuko hashobora kuba ari n'abantu benshi bashobora kuba bari baraguze muri ubwo buryo hari nabyo duhora dukangurira abaturage ngo rwose bajye badufasha bajye kwa noteri ubu ni benshi hari bari abo ku mirenge abakozi bashinzwe ubutaka ba sector land manager ariko noneho ubu hari n'abanoteri bigenga baha service kugira ngo zira service zihute rero iyo bakoze ihererekanya muri ubwo buryo butanditse muri systeme biragorana kubona ibimenyetso gusa wenda bari uburyo niba hari no gushaka abagabo niba hari abagabo bari bahari bakongera bakandikirana cyangwa se bakanitabaza n'inzego zibanze kuko ibyo ari byose abayobozi babegereye mu midugudu no mu tugari baba bagomba kubafasha kugira ngo abaturage hagati yabo bumvikane kuko numva nk'uwo uba waramaze kwakira amafaranga nawe agiye kubihakana kandi abona mugenzi we yarahuye n'ibibazo nabyo ntabwo ari ubunyangamugayo rero icyo twasaba ahubwo abayobozi babo hariya mu nzego zibanze bafashe abo baturage babumvikanishe kugira ngo bongere bagirane amasezerano ariko noneho bayakorera imbere ya noteri tubaha ibyangombwa by'ubutaka yego rakoze cyane Dominique Ikamubuga Ikidomo ati hari abaturage bahuye n'ibiza ariko kugeza ubu batabaruwe icyo bagendeyeho cyangwa akaba ari uburangare bw'abayobozi mu midugudu ati ibyo ngibyo byazasubirwamo hari aho mwagiye mubona izi case abaturage bavuga bati ngewe nanjye nahuye n'ikibazo cy'ibiza ariko mu bafashijwe mu bahawe inkunga zitandukanye zahawe ntabwo narindi kuri list ibyo byagiye bibaho ariko icyo twavuga nuko ibibazo bigira intera tuvuge niba hari umuntu uba ufite nk'inzu nk'ebyiri akagira wenda n'igikoni na toilette wenda ikavaho nk'amabati ubu ngubu urumva ikibazo cye ntabwo kimeze kimwe n'umuturage wari ufite inzu yaba nexe yaba na toilette byose byagiye nayo yabagamo ibyo birashoboka kuko buriya urebye burya ibizi iyo bije bitwara igihe kugira ngo abantu basubize ibintu uko byari bimeze mbere cyo twakangurira umuturage no kwegeranya n'ubuyobozi niyo mpamvu ubuyobozi bugira intera niba bibwiye wenda mudugudu ntabyumve akuyambaza w'akagari cyangwa se akiyambaza n'umurenge bakareba hari n'ikindi twabonye rero dukwiye no gukomeza kwangurira abaturage twabonye n'abaturage bashaka guprofita avuga ati n'utahuye n'ibiza abantu twabonye bakodeshaga ahantu akava aho yakodesha akajya muri site kugira ngo wenda yumve ko bazamuha buriya buryo bwo gukodesha numva nabyo atari byo nabyo twagiye tubibona ariko twagira ngo dukangurire abantu buriya mu gihe cy'ibibazo hari igihe kuba wazanamo kugira ubunyangamugayo buke bishobora kugora ikibazo n'abafite ibibazo bikomeye ntibashe gukemuka mu gihe tukumva twasaba rwose abaturage hirya no hino batwumva ibibazo buri wese yahura nabyo ariko buri wese yagerageje gutanga umwanya ngo bakemure ufite ikibazo gikomeye noneho ibindi byoroshye bikaza nyuma biroroha bituma bigenda byihuta bikava mu nzira kare noneho nawe akaba yagerwaho ariko rero twabonye nyine niba uri gufasha umuntu udafite icumbi n'uwari urifite akarivamo akaza kureba uburyo nawe yahagaragara nk'utarifite iyo twumva ari imico twasaba abantu ko bayirinda mu gihe nk'ibi ngibi ariko na burundu muri ubunyangamugayo n'imwe mu ndangagaciro z'umuco wacu ngira ngo twagiye tubona n'abayobozi bamwe mu nzego z'ibanze bafashwe banyereza inkunga yahawe abahuye n'ibiza yego 0788330100 cyangwa se 9670 uhamagara uravuga amazina yawe aho uherereye hanyuma utanga ikibazo cyangwa se igitekerezo gihuye n'iki kiganiro turimo. Allo mwiriweho neza inde Hermas nshaka kubaza abatumirwa no mu gihe wenda nk'umuntu wahuye n'ibiza yarasanzwe mu inguzanyo asanzwe afite inguzanyo ubu yabigenza mu gihe nta cyangwa cy'ubutaka afite kandi kiratwara n'ibyo biza ni inguzanyo ya banki wari warafashe inguzanyo ya banki ntabwo yari ifite ubwishingizi ujya kuyifata ndabazi wenda nk'ababa bafite ikibazo kuko njye ntabwo nigeze mpura n'ibiza yego bamufashe iki kugira ngo azabashe kwishyura inguzanyo yarasanzwe arimo
yego urakoze cyane baraza kugusubiza uyu nawe ati iyo gahunda ni nziza babyihutije kuko burya iyo umuturage afite ibyangombwa by'umutungo we nibwo yumva afite umutuzo uyu munsi abenshi bafite impungenge ko batazabona ibyangombwa by'ubutaka bwabo. Alo yego uraho neza inde Muhirwa Felicite Muyongo. Ego Muhirwa. Igitekerezo cyanjye mbere yuko abanyarwanda dukurikiza ibyo muri kutubwira. Kandi rwose n'uri kubonera imbogamizi ntabwo tukumva neza wasubiramo ntabwo tumwumvise tugende dusubiza kugira ngo iminota itadufata wari uvuze ati wabuze icyangombwa cye cy'ubutaka yari asanzwe afite inguzanyo muri banki. murakoze icyo ndumva atari n'ikibazo gikomeye kubera ko ubundi banki iyo igiye gutanga inguzanyo ikaba isaba ingwate umutura uhabwa inguzanyo ubundi abagomba kuba afite umutungo atangaho ingwate kandi iyo ngwate irandikishwa n'ibyangombwa by'ubutaka ubundi banki niyo ibi bifite yo baguhaye inguzanyo yo ubwo butaka ari bwo watanzeho hypothèque cyangwa se mortgage ku buryo rero muri banki nta kibazo bafite n'ubundi umuturage iyo yamaze gufata inguzanyo ntago cyangwa ari ubugifite ni banki bigifite ibyo rero ni ibintu byoroshye ndumva byo nta n'ikibazo kirimo kuko banki biriya byangombwa iba yarafasheho nk'ingwate bifite ku buryo rero abaturage basabye izo nguzanyo nta kibazo bakagize ibyangombwa byabo biri mu mabanki. Yego alo yego mwiriweho neza Kagabo Nyarukingo nitwa Munyaneza Ildefonse. Ego Ildefonse. Ego none umuntu wahuye n'ibiza yarahinze ibirayi ku kazi gacamo ahari mu by'ukuri ubwo atarayemo trade. Ego umuntu wari nta kuntu wamufasha. Ni ukuvuga ngo umurima wawe waratwawe kandi wari urimo inguzanyo ya banki. Nta nguzanyo yari mfite njyewe byari yajyanye n'ishakiye. Ariko naguze n'umuntu igisimbe. None impamvu iraza iracika. Yari byose bitwara. None ahari ngaho nta kuntu leta yamfashamo. Yego urakoze cyane. Nate hafi 150. Urakoze reka bagusubize. Urakoze twabivuze ko hari gahunda icyambere ariko twenda twakangurira abaturage nuko hari ubwishingizi bw'ubuhinzi buhari kugira ngo nibirayi biri mu bihingwa byishingirwa ko nyine nkuko ubizi ibiza n'ibindi bibazo bishobora kuza umuntu atabiteguye twahakangurira abantu kugira ngo bajye bakoresha zira gahunda ziba zihari leta ibashyizemo nkunganira ariko kuri uyu muturage wo muri Kintobo warubajije ikibazo nkuko nabivuze inzego ziba ziri gukusanya ubuso bwagezweho n'ibiza ari gahunda yo kugira ngo abaturage kugira ngo bongere bahinge sezikurikiyeho bazafashwe kubona inyongera musaruro ndetse abone n'imbuto ngira ngo uyu muturage rero nawe azagerwaho Ildefonse rwose yegera ubuyobozi bumwegereye agaragaza umurima we hanyuma nawe azagera muri abaturage bazafashwa kubona ifumbire ndetse n'imbuto. Ngira ngo gahunda yo gufata ubwishingizi ku mitungo itandukanye ku baturage ni ubukangurambaga basabwa gukora ko tujya tubona n'abacuruzi nabo bagira ibibazo inzu zabo zigashya wamubaza ugasanga nta bwishingizi yari afite abaturage bagiye bagira ibibazo by'uko imirima yabo yatwawe abenshi nta bwishingizi baba bafite amatungo bafite inka n'ihene kandi byose hariho ubwishingizi bufite na nkunganire ya government kugira ngo turage yishyure make ariko abashe kugira ubwo bwishingizi. Yego kugira ngo rero ubuzima bwa nyuma y'ibiza bukomeze kugenda neza ari abaturage bahuye n'ibibiza ari n'abandi bashobora kuba batuye ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ariko hakaba harabaye amahirwe ko iyi mvura nubwo yabaye nyinshi inzu yawe cyangwa se aho utuye nta buzima wahaburiye. Ni iki basabwa kugira ngo n'ubuta
utaha no mu minsi iri imbere bazakomeze kubaha mu buzima bizeye ko ari ubuzima bwiza. Murakoze ngira ngo kufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi ndetse n'ikigo cyitwa Rwanda Space Agency gikoreshwa na buhanga ry'ibyogajuru kureba uko imiterere y'ubutaka imeze. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza ko hari ahantu hadakwiye kongera guturwa. Amabwiriza rero atanzwe aho ngaho twavuga ni hariya ku nkengero z'umugezi wa Sebeya hazwi nko kuva kuri Mahoko umanuka ukagera hariya Rugerero ndetse no mu murenge wa Rugera aho ni muri Rubavu no murenge wa Rugera no murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu. Aho ngaho ubwo bushakashatsi bwagaragaje amazu mu karere ka Rubavu hari amazu 892 bwagaragaje ko abo baturage batuye aho ngaho badakwiye kuhasubira kuko igihe cyose amazi yaza ashobora kuba yashyira ubuzima bwabo mu kaga. Hakaba n'amazu 498 mu karere ka Nyabihu. Hari n'ahandi ariko mu karere ka Karongi mu karere ka Rutsiro hagiye hagaragara nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka bigaragaje hagaragara nk'ari mu manegeka. Aho ngaho rero cyambere no gusaba abaturage kwirinda gukorera aho tura aho hantu. Ikindi twakangurira abaturage ni ukugeza kubahiriza igishushanyo mbonera. Abantu bagereza kubikora bakabikorerwa ihishwa rimwe na rimwe bakavuga ngo n'inzego zabafashe ariko baba bafite uburyo babikoze mu buryo butari bwo, ariko iyo bigeze igihe cy'uko hazi biza bishingiye kuri izi mpinduka z'ikirere umuntu nyine arabyibonera kandi bikugera ku giti cyawe. Twumva rero ni umwanya tuba tubonye kugira ngo twongere kwibutsa abantu ko ari byiza ko abantu niba umuntu agiye gucinga urugo ugiye kubaka inzu yubake ku mudugudu, site z'imidugudu zirari hirya no hino mu turere no mu mirenge, umuntu agerageza bishyiremo imbaraga atura ahantu akwiye guturwa. Icya gatatu twavuga ni ukugira ngo abantu bakoreshe gahunda y'ubwishingizi twavugaga kugira ngo mu gihe haje ibibazo bidateguje abantu bafite uburyo bafashwa. Ariko icyanyuma nanone ni muri iyi gahunda turimo yo kugira ngo abantu banoze gahunda y'amacumbi no kugira ngo ubufatanye tukomeze tubone, ariko mu gihe kirambye byo no kureba uburyo hari ingamba nyinshi zagiye zikorwa. Wenda icyo umuntu atabonye umwanya wo kuvuga nuko hariya muri Nyabihu muri 2020 habaye ibiza byabaye icyo gihe byatewe n'inkangu zisha abantu bagera kuri 29. Akorera gahunda yahageze y'imirwanyasuri abaturage bagacukura imyobo mu mirima yabo ku buryo amazi adatwara ubutaka. Iyi nshuro abantu bapfuye bishwe n'umwuzure. Bivuze ko izi gahunda zo kurwanya isuri kugeza gufata neza ubutaka gucukura gutera ibiti ni gahunda zikora tukumva nazo ku rwego rw'abaturage bakora ubuhinzi n'ubworozi. Ni byiza ko dukomeza kwishyiramo imbaraga. Hari aho wagira ukabona abaturage barayisibye bagiye bateraho ibindi bintu. Ni byiza ko abaturage bibuka ko iyo mirwanyasuri mu masambu yacu nitwe bifitiye akamaro. Tumva twakomeza kwibutsa rero ko abaturage dufatanyije n'inzego zitwegereye twageza gushyiramo imbaraga zacu mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere cyane cyane aho dutuye kugira ngo dukumire n'ibyo biza. Yego murakoze cyane Madame Esperance mu masegonda make dusigaranye. Uyu munsi abaturage muri rusange atari n'abaturage gusa bahuye n'ibibazo by'ibiza niki bagomba gukora kugira ngo ube wizeye ko ubutaka ufite cyangwa se ubutaka waguze ubufiteho uburenganzira nk'ubutaka bwawe? Murakoze cyane. Abaturage bose ubundi icyo duhora tubakangurira nuko impinduka yose baye ku butaka bwe abagomba kuyandikisha akajya kwa noteri bishinzwe kugira ngo amakuru ajye muri systeme, kuko nk'ubu abantu dutanze urugero nka bano bahuye n'ibiza umuntu wari warakoze hererekanya agahita ajya kwa noteri amakuru akaba ari muri systeme, ubu nta kibazo azahura nacyo kubera ko tuzahita tubireba tubibone ku buryo bw'ikoranabuhanga. Nk'umuntu rero waraguze mu buryo budasobanutse akagenda akandikirana na mugenzi we ibipapuro bakabishyira hariya mu nzu, murumva ibibazo bigenda bivuka nk'iby'ibiza n'ibindi bishobora kuvuka. Rero icyo duhora dukangurira abaturage nuko service z'ubutaka zarabegerejwe, bafite abakozi bafasha haba mu mirenge no mu turere ndetse n'abakozi n'abandi bigenga basiga batanga service z'ubutaka, abanoteri bigenga. Icyo tubakangurira nuko rwose ihererekanya ryose rikozwe ku butaka bajye bihutira kujya kwa noteri kugira ngo ayo makuru ahitajya muri systeme kugira ngo rwose bagire umutekano
ku butaka bwabo, ku mitungo yabo, bagire amakuru y'imitungo yabo bari muri systeme ku buryo haramutse havutse n'ikibazo ahita agaragara. Murakoze cyane, tunabashimire Madame Esperance kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego, mbibutse ko Madame Esperance Mukamana n'umuyobozi mukuru akaba n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Mwakoze cyane PS namwe kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane Ines. Yego, Samuel Dusengiyumva akaba ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Mwakoze cyane namwe mwatanze ibitekerezo byanyu ku butumwa bugufi ndetse no kuri telefone, namwe mwari muteze amatwi iki kiganiro. Mukomeze kuryoherwa n'izindi gahunda za Keti Radio. Nitwa Ines nyina w'umuntu, mugire ijoro ryiza. Abayobozi banyu, impuguke n'inararibonye, ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye. Ikiganiro ubyumva ute kuri Keti Radio.